Bibiliya ni igitabo gikubiyemo inkuru y'ukuntu Imana yaremye ijuru n'isi n'ibintu byose biri ku isi n'uko yaremye umuntu. Umuntu yaje kugwa mu cyaha aba mubi, ariko badusobanura umugambi w'Imana wo gukiza umuntu icyaha binyuze mu gucungurwa na Yesu Kristo. Bibiliya yigisha imico n'imyitwarire myiza n'imirongo ngenderwaho, ikatwereka akamaro ko kwizera no kumvira Imana, igatanga n'icyizere cy'ubuzima buhoraho bubonerwa mu rupfu n'izuka rya Yesu Kristo. Bibiliya kandi yigisha urukundo, kubabarira, ubutabera, kandi ikadusezeranya ko abantu bashobora kongera kugirana umubano mwiza n'Imana. Bibiliya igabanyijemo ibice bibiri by'ingenzi: isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo 39 muri Bibiliya y'Abaporoso cyangwa 46 muri Bibiliya y'Abagatulika. Ibi bitabo bikaba byanditswe mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Iri sezerano ryibanda cyane ku mateka, amategeko, ubuhanuzi n'ibitabo by'ubwenge by'Abayisiraheli. Harimo amategeko yanditse mu bitabo bya Mose ajyanye n'imyitwarire, imihango n'amategeko y'imibanire byayoboraga Abayisiraheli mu buzima bwabo bwa buri munsi. Imana yasezeranye nabo ko izabahesha umugisha, ikabagira ubwoko bukomeye buzahesha isi yose umugisha. Ibabwira ko izaboherereza umucunguzi kubacungura no gucungura isi yose akayikura mu cyaha. Iyi ni incamake y'ibitabo by'isezerano rya kera. Ibitabo by'amategeko harimo intangiriro, kuva, Abalewi, kubara no gutegeka kwa kabiri. Ni ibitabo bidusobanura ukuntu ibintu byaremwe, ibisekuru bya kera kuva kuri Adamu kugera kuri Aburahamu, Isaka, Yakobo, Yosefu na Mose, n'urugendo rw'Abayisiraheli bava mu Misiri bajya i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Ibitabo by'amateka harimo Yozuwe, Abacamanza, Samweli wa mbere, igitabo cya Samweli wa kabiri, igitabo cy'Abami cya mbere, igitabo cy'Abami cya kabiri, Ngoma igitabo cya mbere, Ngoma igitabo cya kabiri, Ezira, Nehemiya na Esiteri. Batubwira amateka y'Abisiraheli ukuntu babaye mu gihugu cy'isezerano, ariko bakica rya sezerano bari bafitanye n'Imana, bagahanwa, bagatwarwa bunyago mu buhungiro, hanyuma rero n'ukuntu baje kugaruka. Ibitabo by'ubwenge harimo Yobu, Zaburi, Imigani, Umubwiriza n'indirimbo ya Salomo. Harimo imivugo, indirimbo n'ubwenge ku buzima bw'abantu n'ubwenge buva ku Mana. Ibitabo by'abahanuzi bikomeye harimo Yesaya, Yeremiya, amaganya ya Yeremiya, Ezekiyeli na Daniyeli. Handitsemo ubutumwa bw'abahanuzi buhanurira Abayisiraheli, bunatanga icyizere ku Bisiraheli n'ibindi bihugu n'isi yose muri rusange ko Imana izayikiza ikibi burundu. Abahanuzi bato harimo Hoseya, Yoweli, Amosi, Obadiya, Yona, Mika, Nahumu, Zefaniya, Hagayi, Zakariya na Maraki. Batanze ubuhanuzi bw'igihe gito buhanurira Abayisiraheli kugira ngo bihane bagarukire Imana. Isezerano rishya. Rya sezerano Imana yagiranye n'Abisiraheli ko izacungura isi ryaje gusohora, iboherereza umukiza, ariko benshi muri bo baramwanga ndetse baranamwica. Ariko mu rupfu rwe niho gucungurwa kw'Abisiraheli ndetse n'isi yose nimwo guturuka. Banatubwira ko Umwami Imana azakura ikibi mu isi akayigira nshya. Isezerano rishya rigizwe n'ibitabo 27 bikomeye mu bice 5 by'ingenzi. Hari amavanjiri, ibyakozwe n'intumwa, inzandiko za Paulo, inzandiko zindi n'ibyahishuwe. Amavanjiri ni amavanjiri 4 agizwe n'ivanjiri ya Matayo, Mariko, Luka na Yohani. Batwigisha ku buzima bwa Yesu Kristo, inyigisho ze, urupfu rwe ndetse no kuzuka kwe. Ibyakozwe n'intumwa batwigishamo amateka y'itorero rya Kristo, bibanda cyane cyane ku mirimo intumwa zakoze nuko itorero ryagiye ryaguka. Inzandiko za Paulo harimo Abaroma, Abakorinto ba mbere, Abakorinto ba kabiri, Abagalatiya, Abafeso, Abafilipi, Abakolosayi, Abatesaloniki ba mbere, Abatesaloniki ba kabiri, Timoteyo wa mbere, Timoteyo wa kabiri, Tito na Filemoni. Ni inzandiko zanditswe na Paulo arimo akemura ibibazo by'imyitwarire mu itorero,
imyemerere ndetse atanga n'inama itorero rigomba kugenderaho. Inzandiko zindi zigizwe n'Abaheburayo, Yakobo, Petero wa mbere, Petero wa kabiri, Yohane wa mbere, Yohane wa kabiri, Yohane wa gatatu na Yuda. Ni inzandiko zanditswe n'intumwa n'abayobozi b'itorero bakosora imyemerere n'inyigisho n'uko buri mukristo akwiriye kwifata. Igice cya nyuma cyitwa icy'ibyahishuwe. Hakubiyemo iyerekwa rya Yohani, uko mu minsi y'imperuka uko Imana izarimbura ikibi igacungura abantu bayo ndetse bakaba no mu bwami bwayo budashira.